Bene data bakundwa, twongeye kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Nanone tugeze muri ka kanya keza ko kumva ijambo ry'Imana. Turi kumwe n'umuryango w'ivugabutumwa ry'Iyambura Imitima Ayera Ministry. Turi kumwe na Pastor Wanyigiye muri Chantal, akaba ari we nanone ubasuhuza, kandi tukaba dufite n'umushyitsi mu kanya tugiye kwakira kugira ngo nawe atuganize ku ijambo ry'Imana. Nk'uko rero musanzwe mubizi, uyu munsi buri cyigisho tuba dufite insanganyamatsiko yacyo. Uyu munsi rero dufite insanganyamatsiko dusanga muri Luka igice cya mbere umurongo wa 80, havuga ngo uwo mwana arakura agwiza imbaraga z'umutima, aguma mu butayu kugeza umunsi yerekeweho Abisiraheli. Imana duhana umugisha. Insanganyamatsiko uyu munsi no kuvuga ngo imbaraga z'umutima, kugira imbaraga z'umutima. Imana duhana umugisha. Nk'uko nababwiye, turi kumwe n'umukozi w'Imana, dusanzwe tubazana abakozi b'Imana. Ubu rero twabazana umukozi w'Imana witwa Evangeliste Jean de Dieu Byabagabo. Akaba ari we tugiye gufatanya kuri uyu mugoroba. Reka n'ubundi tumuhe karibu atugezeho icyo Imana yamudutumyeho. Imana duhana umugisha. Murakoze. Imana baho umugisha kubana natwe mugoroba. Reka dukomereze muri iyo nsanganyamatsiko bavuye kutubwira. Umwana arakura agwiza imbaraga, ashimwa n'Imana kandi ashimwa n'abantu. Iyi teme irimo ibice bitatu, harimo gukura, kugwiza imbaraga, hakabamo no gushimwa. Ibi bintereye gusa n'ukoze definition yanjye mu magambo yanjye avuga ngo gukura ni iki? Gukura ni urugendo ruhera mu ivuka, ugakura ukagenda ugwiza imbaraga ukagezaho ugera ku rugero rwa Kristo. Gukura k'umukristo ni ukugezaho ugera ku rugero rwa Kristo, hanyuma hagakurikira iki? Hagakurikiraho gushimwa n'Imana kandi ugashimwa n'abantu. Twihuta rero turahita tuvuga ibintu bitatu biranga umuntu. Umuntu agizwe n'umubiri. Gukura k'umubiri kujyana n'ibiryo tuba twagaburiwe. Utagaburiwe ibiryo bishimishije, uwo mwana aragwingira. Gukura nanone k'ubugingo nako kugaragazwa n'ibyo twiga, dusoma, nanone bikaza kugaragaza uburyo ubwonko bwacu bwagutse, imikorere yacu. Nanone abantu bakagezaho bavuga kuko wakuze, ibikorwa byawe bikuranga bikerekana kuko wakuze. Iby'umwuka nibyo turi bwibandeho uyu munsi, nabyo bigaragaza gukura. Gukura mu mwuka nabyo rero birangwa n'uburyo washatse Imana ukagezaho ukura, ukemerwa n'Imana ndetse ukemerwa n'abantu. Hari ibintu bitatu bituma umuntu akura, bwaba mu buryo bw'umwuka, bwaba no mu buryo busanzwe bw'umubiri. Icya mbere kigaragaza ko umuntu ashobora gukura akagera ku rugero rwiza ni ibiganza yarerewemo, abarezi bamureze. Umuntu warezwe neza akura neza. Icya kabiri kigaragaza umuntu ko akura nuko nawe ashobora gushyiraho uruhare ubwiwe, akepanisa, akageza ashobora kuba yakura, kuko byose tubyigishwa, ntitubitozwa byose. Umwana akurira ntabwo bituruka mu biganza by'abamureze. Umwana kugaragaza amarangamutima kuko yifuza konka biterwa n'abamureze. Iyo ni exercice umwana ubwe akura agenda ayigaragaza. No mu mwuka rero ndabyemera, umushumba yagushumba, yakurera neza, ariko nanone hari uburyo adashobora kuba yakora byose. Hari bimwe bisaba kuko imbaraga zawe zigenda zikwerekana. Ibi tubisanga hehe? Tubisanga, reka tubisome mu gitabo cy'Abagalatiya
igice cya mbere n'umurongo wa 17 dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya mfite hano iravuga ngo ntabwo nazamutse ngo ngiye Yerusalemu gusanga abambanjirije kuba intumwa, ahubwo nasubiye muri Damasiko. Gukora iki? Nasubiye muri Damasiko kwikoca, kwitoza. Umurongo wa 18 uravuga ngo nuko imyaka 3 ishize mwumva urwo rugendo Pawulo yakoze rw'imyaka 3 atava ahari, adasanga abandi, ntawe umurera. Ubwe yararemye ibihe byo gushaka Imana, gushaka imbaraga, yararemye ibihe byo kwitoza ngo abona kuzamuka kwiyereka izindi ntumwa nyuma y'umwaka wa 14. Mwumva izo mbaraga. Aricyo abakristo bubu turabanebwe, ntabwo turimo dushaka Imana. Dushaka ibihiye dusoma kuri YouTube, dushaka ibihiye biza kuri video, dushaka ibihiye no gusanga baduteguriye tukicara tukumva. Ariko rimwe mwibanga rituma umuntu akura kandi akagwiza imbaraga no kwiretira, no kwikura mu bantu, no kujya ahantu ushobora kumara imyaka 3. Yego imyaka 3 muri iki gihe ntiwayimara, ariko Pawulo ibyatumye aba umuntu wakuze umunyembaraga tutazigera tubona muri iki gihe nuko yafashe imyaka 3 adahita yiyereka itorero, adahita yiyereka imirimo, adahita yiyereka abamukoresha. Afata imyaka 3 yikoce wenyine ashakisha uburyo yabona imbaraga. Amen. Haleluya. Amen. Ashaka uburyo yabona imbaraga imyaka 3. Nanone ngavuyeyo ntabwo yahise ajya kwiyereka intumwa, kandi murabizi neza kuko iwe si intumwa yabonanye na Yesu. Ndetse mu myandikire ye agaragaza ko ari intumwa iri nkabucura, ni umuhererezi, ntiyabonye Yesu, ariko aza gutahurira ibanga ryo kwikoja kuba ahantu, kwihisha, udahita yigaragaza, ariko akabanza gushaka imbaraga. Bitandukanye n'abantu bubu aririmba indirimbo imwe akajya kuri televiziyo, yaririmba ya kabiri akajya muri stade gukora concert. Afite imbaraga ariko ntiziragera ku rugero rumwohereza mu mirimo. Pawulo amaze kubona imbaraga, Bibiliya iravuga ngo aramanuka ajya kwa Kefa kumugisha inama, kumubaza umurimo bagize mu minsi, ngo bamarana iminsi 14. Hanyuma ngarazamuka ajya Yerusalemu ajya kwiyereka izindi ntumwa, ngo zimubonye zose nta wigeze ashidikanya ko atari intumwa kandi wataratowe na Yesu. Haleluya. Dushaka Imana, dushaka Imana tuzagwiza imbaraga, dushake gusenga, dushake gusoma ijambo ry'Imana. Niki yakoraga icyo gihe ari wenyine? Yari mu byo twita solitude, yari mu byo twita kuba muri intimite n'Imana. Yashakishaga ubusabane n'Imana, akabushakisha gusenga, kuramya no gusoma ijambo ry'Imana. Ngibi bitatu mbabwiye bwoko bw'Imana. Nimudasoma, nimudasenga, nimutaba mu bihe biramye Imana bikayikora amarangamutima, ikatubwira ibanga ryayo, ikaduhishurira imbaraga zayo, ntabwo tuzagwiza imbaraga. Yego tuzaperforminga, tuzajya kuri za social media tuzaperforminga, ko imvugo y'iki gihe niko ibivuga, ariko ntabwo tuzagira imbaraga zatuma twemerwa nk'intumwa ndetse n'abataratubonye duhamagara. Haleluya. Ikindi rero cya gatatu navuze ko icya mbere ari ukurerwa, icya kabiri ari ukwitoza kuba umusirikare wa Kristo, icya gatatu nababwiye kuko ari ukugira abatoza. Ngiki cy'urubyiruko rwa none rudafite bwoko bw'Imana. Rubyiruko nanjye ndi mugenzi wanyu, reka mbibutse, nitudatozwa ntituzaba abantu b'abanyembaraga. Turashima Imana ku bwa Timoteyo na Pawulo, nicyo gice nagiye nsoma cyane kuko kubabwira ibyanditswe ari igihe nabatwara umwanya. Ariko Bibiliya iravuga ngo Timoteyo yakuriye mu maguru ya Pawulo, ariko Pawulo nawe mwibuke ko yakuriye mu maguru ya Gamaliyeli. Ese wowe wakuriye mu maguru yande kugira ngo twemere imbaraga zirimo zigukoresha? Nitudatozwa n'aba bashumba Imana yaduhaye, nitudatozwa n'aba Imana yadushize imbere kugira ngo baturere, batubwire ngo sigaho, tera intambwe, akariro gake, ungera umuvuduko, tuzakora amakosa mu buzima bw'imbaraga z'umwuka. Niyo mpamvu usanga impano zacu kuko zitarezwe zikora amakosa menshi kuruta kubera itorero ry'Imana umugisha. Impano nibyo turazihabwa, ariko zirasaba kurerwa. Reka rero nsoze mbabwira ibiranga umukristo wakuze. Haleluya. Amen. Umukristo wakuze arangwa n'ibintu bikurikira. Icya mbere, arangwa n'imbuto yera. Tuzisanga mu gitabo cya Yohana igice cya 15 n'umurongo wa 16. Dufite impano nibyo, turimo turakora umurimo w'Imana,
ariko imbuto twera zihabanye kure n'amazina twitwa. Turi abaririmbyi, turi abaramyi, turi abahanuzi, turi abavugabutumwa, turi abapasiteri, ariko imbuto twera rimwe na rimwe zinyuranye n'ibyo turi byo. Impamvu ni iki rero? Nuko tutakuze tunyuze muri ziriya nzira eshatu nababwiye. Uburyo bwa kabiri buranga umuntu umaze gukura ni uburyo aba uw'ingirakamaro mu bwami bw'Imana. Tubisanga mu gitabo cya Timoteyo wa kabiri igice cya 2 n'umurongo wa 20 niho tubisanga. Haravuga ngo mu nzu y'inyumba haba ibintu byinshi, ariko muri ibi byose ntibigira uburyo bw'ingirakamaro ntabwo bwose busa. Mu itorero dufite abaramya benshi, dufite abavugabutumwa benshi, ariko ntibafite kuba b'ingirakamaro mu buryo bumwe. Umukristo umaze gukura aba ingirakamaro mu bwami bw'Imana, haza ibireba itorero akumva kuko nawe bimureba. Icya gatatu kiranga umukristo umaze gukura ni uburyo ayoborwa n'umwuka. Bibiliya iravuga ngo tuyoborwa n'umwuka nibwo tuzitwa abana b'Imana. Utayoborwa n'umwuka, gukura kwawe kuzaba uko amarangamutima. Uburyo bwa kane butuma tugaragara kuko tumaze gukura ni uburyo twitondera amategeko y'Imana. Tubisanga mu gice cya 15 Yohana n'umurongo wa 10. Uburyo bwa gatanu ni uburyo bwa gatanu aribwo buryo tubabwira mu buryo dusanga mu gitabo cya Matayo 18 n'umurongo wa 4. Ni uburyo tugenda twiyoroshya, wikwigira ukomeye. Kwiyoroshya kwawe kizakwereka urugero rw'imikurire yawe. Uko tuzamuka mu gukura kw'Imana niko tugenda twiyoroshya mu marangamutima yacu. Igice cya nyuma kiranga umukristo umaze gukura ari nabwo buryo bw'ikirenga. Tubisanga mu gitabo cya Yohana igice cya 15 n'umurongo wa 15. Nanone naho haravuga ngo ni uburyo bw'ikirenga aribwo butwereka ko tumaze kuba inshuti y'Imana. Bibiliya iravuga ngo muzaba mumaze gukura muri abigishwa nimukora ibyo shaka, ntakibita abagaragu ahubwo mwebwe nsigaye mbita inshuti nyakuri. Ubushuti rero nibwo rwego rw'ikirenga rugaragaza umukristo umaze gukura. Ubushuti n'Imana, uburyo twubaka ubushuti n'Imana. Dusoza rero turababwira ngo uwakuze arangwa n'imbaraga mu mirimo ye yose akora. Imbaraga zizabona n'iki no kwihererana n'Imana, tugasoma, tukaramya, tukayisenga. Navuze ibintu bitatu. Navuze gukura niki, mbabwira ni ibiki bituma dukura, mbabwira noneho n'ibiranga umuntu umaze gukura, mbabwira naho imbaraga tuzivoma. Nababwiye ko imbaraga tuzivoma mu kwihererana n'Imana, mu gushaka ubusabane nayo, dusoma ijambo, dusenga, tuyiramya, ikatwereka ubwiza bwayo. Reka dusenge. Data mwiza, tugushimiye muri uyu mwanya muto kuko wemeye kuvugana n'ubwoko bwawe. Dukeneye gukura, niyo mpamvu tugusaba ngo tugarure ku isoko nzima, tukuvome mu imbaraga kuko niwe soko y'imbaraga. Ni mu izina rya Yesu dusengeye abatwumva kugira ngo imbaraga zawe zigaruke muri twebwe, amaze dukure dushimwa n'Imana, dushimwa n'abantu, tugere ku rugero rwa Kristo kandi tube ibikoresho by'ingirakamaro muri iki gihe cy'ubwami bw'Imana mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yes. Haleluya. Imana ishimwe cyane, twumvise ijambo ryiza umukozi Imana tugejejeho. Mu by'ukuri nk'uko atubwiye, nimureke twigire ku birenge by'abatubanjirije. Yes. Wimara gufata akantu gato ngo uhite wirukanka, reka uriya muntu uri kugukocinga abanza gukocinga neza, nangiza kubwira ati go ahead, ndabona noneho hari icyo wakora. Reka guhita wirukanka akantu gato kakagumye urirukanka ngo ugiye kuri social media, akantu gato karagubye ngo mbonye imbaraga. Oya, mureke tubanze tugwize imbaraga, hanyuma niturangiza twinjire mu murimo w'Imana. Kandi nk'uko atubwiye ijambo ry'Imana twahereho tuvuga ubutumwa bwiza, twahereho ku ijambo ryatubwiraga ngo ivomera amazi ahagije azagutunga mu gihe uzaba ugoswe. Imana duhana umugisha roko mu gihe nk'iki abagize iryo banga ryo kuvoma amazi ahagije ryabafashije ku buryo bahora bagwiza imbaraga, n'uwakwegera ukamubwira ibyiringiro byawe, ku buryo umuntu yakubwira ati mbwira ibyiringiro byawe, ugahita umubwira ibyiringiro byawe. Imana duhana umugisha. Murakoze rero, kaba ari akanya gatoya ariko gatoya kumugisha, gatoya karimo umwuka wera, gatoya karimo ijambo ry'Imana rikadukuza kugira ngo tuzagere muri bwami bwo mu ijuru. Twavuze rero ko ari umuryango w'ivugabutumwa rihembura imitima. Reka nawe aka kanya dufatanyiriza hamwe guhembuka. Burya uriya mugabo
w'Imana Dawidi yarabanje ajyana ari coachinga ntabwo ahise aza yirukanka ngo ajye ku ntebe y'ubwami, ahubwo yabanze kwikocinga ahantu mu butayu, arangije yambara imbaraga aragaruka. Imana itaramugisha abasha guhangana na Sawuli. Yesu rero aduha umugisha, dukomeze twambara imbaraga z'Imana kugira ngo tubashe kubihagaramo neza dushikamye, umwami wacu azasange tugifite ibyiringiro.